witaka ibakira neza sengera dusabe sengera murinda abagabo b'abanyarwanda bafite icyo gukora yego rata sengera murinda abagabo nk'abanzovu murinda abagabo ba doroni murinda abagabo ba doroni mana murinda abagabo mana badafite ikintu bakumarira mana ndi hano musaba umugabo mwiza w'ibogari ufite amafaranga uzaza ntazatera ivi iyo umugabo ateye ivi icyubahiro bakikuyeho muha umugabo uzaza akamutuhindura ubuzima akamwambika impeta ari bo bonyine tukabyuka tubimenya kandi bizacicikana ngo kuki dusaba atagutumiye nk'inshuti yawe kubera urukundo uwo mugabo azaba yakunze dusabe azaba yerekanye mu nshuti ze imana igenda sinzi ko yarabiteye n'uramugabo binankorera abinkora atabicishije kuri ba runaka na runaka muvaneho karande y'iwabo afite karande y'umuzima turawazi afite umuzimu mubi afite umuzimu wo kutubaka afite umuzimu wo kugera agiye kugera agaca bugufi afite umuzimu wo kugera agiye gufata 400 cyane bagasanga barahanaguye uwiteka mana dukore iki cyangiro cy'amabyi abaradusizanirwanda cyane ko nk'inshuti yanyu ukajya kubibwira uriya muntu njya nigeze nza mwicara warayimubwiye naravuze ngo gutya na gutya kandi birarangiye none baza kubera nabikubwiye ngo musuzume ngo reko tuzaba inshuti kubikisha amabanga sura kuntu tugendana uzakora inshuti umugore ugera mu rugo sibyo kiwingu arasubwo naho nimba bakubwira kubera ko nshaka kukubwira ikintu nkubeshya kugira ngo uzajye kumva icyo kintu nyumve nuko tuzaba anavuze ngo ari ibintu yakubikije ngo urabivuga kandi abivuze bari na bintu birenze na bintu birarenze niba bitarenze ukibanze kabivuga kukibanze kabivuga kandi bitarenze ubuse ko tuvuga bayaka ngo gutya na gutya ubona hari ibintu ajya amenya ko ajya amenya ko yageze none reba imbere bavugiye nzovu warambabaje wite yego niyo nasanje kakajwe akora none yagusabye imbabazi nicyo kintu namukundiye ari bura muntu yakoze ikoza gusaba imana ibona ko nasambanye ngakora ibyaha birenze nkageza akanya mu bintu wirahira uhita uzana mu busambanyi umunyara bukoze igihe kinini of course mu mwaka umwe nakoze ubusambanyi ngira ngo woze nk'imyaka 50 n'abagabo banga ugereranyije ariko ndashima imana kakanya imana ndakwinginze Esther gendera umuntu kundwanya murwanya nge nemeye icyaha cyanjye umuntu uhakana icyaha cyawe nabagemera ko wapfuye ku musaraba ugapfa bakagwama ku minsi 3 ukazuka Agatako TV. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwebwe mu turukurikirana umunsi ku munsi ni Smart Boy nk'ibisanzwe ninjye ubashakira amakuru ya buri munsi kuri no munsi rero nanone nicanye nanjye kwa ngo n'abakobwa beza n'abadamu beza kuko bose ngo bafite abagabo mufite nje namuganga ndi kubona abafiyemere ndefite umusheri ni umugabo n'ubundi muri rusange umudiaspora dusa dugaye ikaze ku Gatako TV ku Gatako TV murakoze cyane ubundi kuki utari waranumekera kandi turi inshuti twabaye inshuti nyuma abanje Esther we twabaye inshuti imbere wowe twarakoranaga ahubwo nawe aho twabereye inshuti nituvugana turavugana kandi warakoze uri umwana mwiza nanjye no kugira ngo uhakaze nadusabereye kwiyumvishijemo najyaga nkubaza amakuru ya souvenir somba se ubu rero nibwo tugiye kuyadutwika turi inshuti tunakorera amafaranga si ibyo ubundi sibyo biduhuza amakuru rero amakuru ni meza kwifasha mu gahanga se dusa nta kindi kandi umugabo yaraje none ntabwo mubise dusarahora n'utuntu dusarara nk'umuntu waciye mu buzima bubi dusarara nk'umuntu w'umutindi umutiriganya nashaka kwenjoyinga yerekane niyo waba umutindi ariko kuva mu gitondo ari n'amazi nanywe ariko nakubwiye ngo iki nibakanzanire manura amazi amara Esther n'umuntu w'umugabo Esther ajya n'umutima mwiza Esther reka nkubwire nanjye Esther ndabizi ukuntu mbanye nawe ndabizi pe umwana mwiza inyota yica nk'iyindi kiro ngunda Esther najya nsuzugura kiro mubwiye aracyumva kabisa n'umuntu mwiza Esther nanjye ngo Esther dusa umugabo yaje arahari Esther wabonye ukuntu agiye kumwakira yaraboma uramukobwa of course wa undi ngo yambase neza uriya mukobwa yamwituniyeho maze ko ari kubikaka wa munsi wajyananye na yakana tiyoti njye nahise ngaruka yakayagarutse yaka abona umugabo w'umudesipora ari kumugurira yakara ahita amubwira ngo harangiye gukura kera kigabo nkuzanira umukobwa ndo no bugufi koze amana afite ubugufi umukobwa wuhese
kagira inkuru ukomeza uvuge yicaye hari ubanza ategereje dusa nuko noneho yakamuciye amazi cyakora kamaze nkubwire nuko atakiri kumwe na yaka dusanire kumukubitura mukobwa nanga umuntu utwara umugabo w'umushuti wanjye pe nje niko neye mu buzima bwanjye namukubita ari amajimbure nkayajimburamo neza ariko ko uyu nguyu yarazinutswe ese ntabwo muzongera guhura tuzajya duhura gutya biraho mu kazi biti umunsi wa mbere aza ngo yashatse ko murarana yashatse kumbomora umunsi akiva ku gikigori sha ati iriya ndayikigori ariko tuyakira neza burundu uri kubyimena uri kumva nyamara urazinywa wayimutekeye ari yundi uyiteretse hano arabyemera se uyiteretse hano dukora akazi dene mu kanya ugasubira umeze neza uri kumva agifungurwa ati dusabe ndaje nari mfite kuri telefone nimba ari 7,000 nimba arangaye bitamubwira ati ngwino ku cyokezo urye n'udukusheti paka yose ashizeho aragenda turicara turarya aravuga ati rero wowe ufite inzu nini ngwino tujye kuryamana mu rugo hari umukobwa ngiye kohereza akanyamanda gukora akanyamanda uhese yo ariko bipa nyine umuntu ushaka akazi afite amayinite nura wari ufite oya wowe ndi nazo nicyagiye nyine niwe ndi kukubaza ese hanyuma aratakomeza abaje ku cyokezo ati ndakubomora ndabati baragushutse nase mujyana kandi ko akayigirwa yagiye bajya ni mukuru wawe mukuru wawe ariko isa uribuka cyagiye uri kumva ati kunganje uri hagana hehe kandi ariko kubona so nkuzi mbera ndi wazanye nawo mwana ndabati ndemera si ndahamagara Esther ngurize 5 ukodeshereza icyumba ariko ntabwo tujya kubomora nyine njira nawe wicaye na wa mukobwa wanjye ndatamubwira wapi nuko birangiye nyine ajya gufata icyumba mu gitondo cyako zaje mu rugo yase abonye wabomora cyangwa niho yafatiye yakane yaratorongoye ni ibintu biri sempo ura mukobwa ne kumukubita no kunganje no se yazindukiye nuko nawe wamukarabye barayiranye muri rogoji baranye muri roji yakamubyuka muhamagara sama yarangeze wanjye yaje nkureye ikiganiro cyane soci ikiganiro yakarambwa ati rwose naranye kakakara kagufiya kameze nk'akajunitse ubugoro wibuka yuko ko Noheli yamugomoye nawe Noheli Noheli yamujyanye mu ndirimbo wambwira ati ese wamuhaye ikiganiro tukamushishura ndumva akakanya nama ndaza kumuzana nyuma twadusoze ndamuzana none naramukoresheje ariko muramubwiye numva ndamuze cyo naramukoresheje ari kumwe na nuzana umuzana hano ina reka dusoze ibyo napanze kubabaza nawe naza turakomeza sivyo rati ngangu nawe wicare nta kibazo wowe yicara dusoze genda muzana pe ndabikwemereye ndamuzana ndamuzana uko ejo naramukoresheje ari kumwe na nuzana yiga muramubwiye mitamumenye uri kumva natutangiye kwimura imyanya ndamuzana mbwira rero ariko twabivuze turi mu kiganiro aradushishura nabyo iri kubana dusaba urugwara rusenye iraje nijigo ribi iraje imeze nk'ifuni hamba imbwa iraje sira mukobwa ni mubeste aswera ntakintu kiziba umva wowe muzane hano jya umunyishe noneho ngo Noheli yamurongoye muri roji ngo yanga no kumuhita icyo kumwishyura Noheli ariko niko akora niko njya numva yes kandi nanone si ubwo umuntu bahuye na Noheli nanone ngabira wamubwiye ngo uriya mubwira ko ariko mu mama urani ugiye kohereza mu kazi se none nazanye ariko ngabira nsaba imbabazi kandi imbabazi zibaho n'Imana n'Imana turasamba natupanywa inzoga ikimana ikatubabarira jya ubabarira mu mutima wawe ugira ubumuntu mu mutima wawe wamubabariye of course uriya se uriya niwe wari wazanye mugiye kugurana ubwo ugiye kumweza kwa Nyamabondo aho gumane ngabire wawe yes ngabira ko turamumenyereye n'umwana mwiza of course hanyuma rero dusa ubwo yakamaze kurara muri roji se yaka ukuntu bari kurebana naho bataziranye yaka n'umutindutse hana nimba ari cyashaka yakibonye ari kumurebera hirya kure buriya abagabo niko batera umugabo yakurongoye agasanga urabishye none akubana nk'ikizira none igikobwa nacyo ni ikigo ukuntu cyazindukiye no kungana garaje kubarebe ko yakwibana na kibiri ko nabamuhaye se akazi nese baramubaza icyo aravuga iki nuko adashoboye yakamuhaye ntabwo azanye kugutekereza ubwonko bwawe bwose rese ubwo dusa unyara fata se cyangwa unyara twebwe tunyara zahe nikene na zande
uretse wowe yaba yarakuvuye akajya mu bandi kandi hari uko oya bimeze twananiranwe ntabwo twavanye ngo kube ariko wa mugani mu bintu numvise nuza yakakunenga ntabwo ajya anenga ibyo bindi nawe ukunda inkuru ikintu nkundira we nicaye n'abagore nanjye mbatega amatwi yakakunda dusabe pe aranagukunda ngiye nkunda dusabe iyo ataza kumfunguza nkansabira imbabazi numva nyiri muri gereza dusa wenda nubwo mushwana pe ni iby'abagore n'abagabo bibaho ariko yakarakuba ibiganiro byose ajya akora ndavuga ndashimira dusabe dusabe arahabaye hari abamutse ngo muri komenti ariko avuga ati wujyane iyo ataza kunsabira imbabazi mengeze kure dusabe akunda yaka sibyo ra oya muzanasubirana oya ntabwo tuzajya twiberaho gutya gusa bona nimukumburana muri nabona umugore azamushake nanjye nimbona umugabo amushake nagukumbura muri nkana muri loji mukubiteho n'agatungahe witake bakigira neza sengera dusabe sengera murinda abagabo b'abanyarwanda bafite icyo gukora yego rata sengera murinda abagabo nk'abanzovu murinda abagabo ba doroni murinda abagabo ba doroni murinda abagabo mana badafite ikintu bakumarira mana ndi hano musaba umugabo mwiza w'ibogari ufite amafaranga uzaza ntazatera ivi iyo umugabo ateye ivi icyubahiro bakikuyeho muha umugabo uzaza akamuhindura ubuzima akamwambika impeta ari we bonyine tukabyuka tubimenya handi bizacicikana ngo kuki dusaba atagutumiye nk'inshuti yawe kubera urukundo umugabo azaba yakunze dusabe azaba yerekanye mu nshuti ze imana igenda sinzi kubera bitewe n'uramugabo binankorera abinkora atabicishije kuri ba runaka na runaka muvaneho karande y'iwabo afite karande y'umuzima turawazi afite umuzimu mubi afite umuzimu wo kutubaka afite umuzimu wo kugera aho agiye kugera agaca bugufi afite umuzimu wo kugera aho nakageze ajya gufata 400 cyane bagasanga barahanaguye uwiteka mana dukore iki cyangiro cy'amabizi abaradusize mu Rwanda muri ntwari satani ukize mu izina rya Yesu amen Yesu akaba aragusenge arasenge buranda byakiriye ariko ngewe nimbere dusafite umwaka wa turawazi uzagenda mu izina rya Yesu akora ase dusa iyo yakagukunda ari kubaka ubundi wowe ngiye nari kubaka ariko nawe ari amakosa ajya gushinzwe yego hari udakoze kugira ngo agasuzuguro oya nyine nawe babumenye ijisho udakoze saba ari ihangana dusabe bamutwara cano none ikintu cyambabaje kuri dusabe njyewe wenda hari abantu bari kubyishima dusana aratana nane kwigisha ko iracana ngo bayitwaye ariko ikintu nje kimbabaza ko kunanyitse nanga amafaranga nawe urabibona wera sane satanga ngasanga inote 150 umunota umwe imvuyemo mbona ko naza kunganje gukoresha ka brushette gukoresha ibiki n'ibiki gakora imana ese ngo hari respect pe ariko numva amafaranga y'150 ukambana neza nk'umuntu ugiye kubikuza none ugasanga amafaranga baratwara ngo nari ngiye gutungura yakura yirirwaga gusa ikintu nangira dusabe nacyo kivuga dusabe n'agatse kukubwira agahinda ke arahisha niyo mpamvu agahinda ke kazamwica oya gusa sinabibabwiye dusabe ameze nkanye mbana n'umugabo wa mbere nanjye nagiraga ibanga ry'umugabo wanjye nkahorana mu ibyo bintu umutima wanjye nagenda nanuka ngira ibiro 38 ariko kugeza izi saha ninza nzangira ikibazo mbibwira umuntu buri kuba waravuze na yakaba baramufunguye shiri wanjye cyadusara enjoying n'abantu banga dusabe cyo kuza nanjye tsera ngewe nanjye barakadusaba kuva twahura nanjye ndagakunda yewe se dusabe sibe ko natamuvugaga ariko naramwangaga nyine bite unyine umuntu utamuzi nyine ku muntu utamuzi kandi abantu bazi kuri inshuti ye ya mbere witonze nyine ngiye abantu pe nano barabizi ko muri inshuti kabisa dusabe n'abantu benshi banambwira hanze bakanga ati nkunda ukuntu mukundana dusabe ariko dusabe ntago abizi sinjye nanabibwira ngo ataziyemera sibyo pe nukuri buriya dusabe tunahuye no mu kigo nkamwe ngo mushishure n'ejo bundi tuyotarajya kuduteranya biturutse kuki yego aramwe ndashaka kumbagira dusabe ndavuga ati mu bantu nabaga dusabe nose wari ukumbaga unzizi ngo birango bya cano ngibitendegasa n'ibiki uri kumva reka ndiya kuntu dusabe twibaniye neza baba bashaka kunyongera stress nkaba nyihamagarira dusabe pe dusabe umugore ugena mu rugo rwanjye dusabe niyo umugore mushusho mede ugena mu rugo rwanjye na murumuna wanjye na mukuru wanjye mubana mushusho mede na mugore ugera mu rugo rwanjye hari n'abane nabonye
bavuge bamwe bamwitande umwe w'inzobe munini sha bavuge Inde. pe namubonye Nirere se? sinzi nimba ariko Oya, yitwa ruwo bavuge. nabonye yicaye mu ntebe zawe ruganda bavuga umugore waje mu rugo hari umumama w'inzobe niba Muvuga uwo w'umukobwa mugore. ntibamwitande simba mbaza sivye amazina riza waje nka mu inota y'icumi akanywera ikiganiro agataha hari n'undi waje vuga utari undi riza mugore waje hari undi w'inzobe nuko najya amenya Sha, amazina oya. yabo ko Amanda sinyamubona se rwaragera iwawe hari undi w'inzobe rero namubonye mwicaranye Ubwo ni- ndetse riza hari nawe ni mukobwa wari uhari wanjye dore nk'udusebe dusashe Nyine, dusabe, nuza. N'umugore wa Nyamabondo ariko ageze iwawe. n'umugore Nyamabondo Eh. kandi nawe n'umugore Nyamabondo nyamusenya nkuko nusenya dusabe niyo dusabe nje kuza nkajya buriya dusekina umukundira nje kugera iwe nkaryama mu buriri bwiwe nkajya mu cyumba cy'umukozi nkajya kwisanzura mu cyumba cy'aho batekera nk'uko nanjye yaje mu rugo njya hano aba hose. agomba kwisanga bati urashaka uwo muntu rero muba muri inshuti muba mugomba Manu, kugirana pe. amabanga menshi gusa umuntu utazi mukanumvikana dusabe nanjye cyo kuza nanjye dusabe n'imbere y'Imana cyane arakumenya nzi kuri indyarya pe hanyuma ni njyewe abantu sinzi ukuntu njyewe niko abenshi bo bazi nitereye kugira ngo agasuzuguro nyine njyewe niko umuntu utazi nitereye tuzi buri azi wese ko ari ajya- indyarya azi ko ari akantu ako k'agacaca bibaho hari igihe abantu Ajya bafata uko avuga uko bitari ashaka. ubu nanjye ari abantu bazi ngo ndiyemera kandi mu buzima busanzwe nshiringa n'abantu reka ukuntu dusaba ateye zana tereka hano mbabarira uze kuyinywa siko nyuma nibugere ahantu hose ndi kunuka inzoga umbwira nk'ikintu ukundira dusabe dusabe mbere naramwaka pe none kari akantu kajya kavuga namwe utaraba inshuti ariko noneho nkumva ndakanze neza neza burundu ku buryo numvaga no kuri cano bari bumuze nako nkumva sinshaka gukorana na dusabe kumana ibyavamo ariko bitewe n'ukuntu nagiye menyana na dusabe nk'umuntu umuzi Yewe. umuntu ushishitse cyane njyewe rero avuga niko make. nteye niko katazanye se yuko ejo bundi yambabaje umunsi wa mbere yambabaje gusa yakubabaje gute rero yakubabaje gute reka twumve nyine yakubaye nimba waramubabaje reka tubwire kuri kamera ibyo tubyibere byatewe n'ukuntu wamubabajemo sorry barambwiye numva ndabaye nk'inshuti yanjye nkunda byari ukuri si byo byari ukuri ibyo bintu dusa byarambabaje ndetse mwatubwiye dusabe ni umuntu nyine mwatubwiye ibintu byabaye bo mu bice hejuru tugomba kwisohokera tukiryohereza nyine Esther yakubabaje gute ndetse nimba ari ibintu harimo ibintu bindi bitari ngombwa ngiye simba nshaka gushyira ibintu uko nanjye ibyo niko rero ntabwo nzi kubindyarya mu oya ntabwo ari ubwibyo ucyambere nimba ari aho yakoze nabi cyane nimba niba nabwiye nk'inshuti yanjye ukajya kubibwira uriya muntu njya nigeze nza mwicara warayimubwiye naravuze ngo gutya na gutya kandi birarangiye none ibaze kubera nabikubwiye ngo musuzume rero ko tuzaba inshuti nimba Hasi mukurikije ibintu byose amabanga Urabona dusa sura ukuntu tugendana uzaba ko ari inshuti y'umugore ugera mu rugo rwe sibyo kiwingu nasi ubwo nawe nimba bakubwira kubera ko nshobora kukubwira ikintu nkubeshya kugira ngo uzajye kuvuga icyo kintu nyumve Ayaye. nuko tuzaba anavuze ngo hari ibintu wakubikije ngo urabivuga kandi abivuze mari nta bintu birenze nta bintu Birarenze. ndetse niba bitarenze ku kibanza kabivuga arababara ku kibanza kabivuga kandi bitarenze ubuse ko tuvuga bayaka ngo gutya na gutya ubona hari ibintu Ajya- birenze none ajya cya amenya kintu ko yagiye- kirarenze ajya amenya ko yageze Ibaze ko none no se reba imbere Akivuga ngo- bavugiye nzovu 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 Oya, nzovu dusa nzovu warambabaje uwiteka yego niyisonesha nasangiye kakajwe ariko none yagusabye imbabazi nicyo kintu namukundiye kandi buriya muntu yakoze Ariko ikosa Uwiteka, agusaba imbabazi imana Iyo ibona ko nasambanye ngakora ibyaha birenze nkageza aho ko mu bintu wirahira uhita uzanamo ubusambanyi umenya warabukoze igihe kinini Of course, mu mwaka umwe nakoze ubusambanyi ngira ngo nkoze nk'imyaka 50 n'abagabo banga ugereranyije ariko Esther ndashima imana kaganya imana ndakwinginga Esther gendera umuntu uri kundwanya murwanye njye nemeye icyaha cyanjye umuntu uhakana icyaha cyawe ntabwo yemera ko wapfuye ku musaraba ugapfa bakaguhamya ku minsi 3 ukazuka none se Esther ugereranyije wowe n'abagabo bangahe muri uwo mwaka wari uvuze nuko kakubaza nikomereza sinde bo bitindeho nabyo nongera kubivugaho n'umugabo wanjye ejo naramuhamagaye biramubabaza umwe wo mu diaspora yes aya ariko aba agomba kubyakira ndetse ko ari ibyabaye nyine muri past keretse ari ibibaye ubu si byo ra biri byabaye mbere biba byarabaye mbere keretse ubikoze ubu wara mu mwaka wageze ngo maze nk'imyaka 10 wowe mo nk'abangahe nyine babare nabo ndetse nabo barangina baga ndi kumwe nawe nawe imyaka 10 ndi kumwe nawe ndi kumwe nawe ra Imana Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye ese ntabwo ari Imana njye no kuva no mu barokore narose inzozi mbona nk'umusazi ari kunyirukankana dusa ubu aka kanya yakakubwiye ati ngewe ahantu mvuye narize nisubiyeho amasomo narayabonye ndahindutse mbaye mucyo ndashaka dusubira imyaka 100 ukamubwira ati ibi nibi abikora
ubundi umutima wiwe nama ni wowe wamugira inama ntabwo yakahinduka nta wundi muntu nije ko wamuhindura yatanye cya gikobwa kireshya uwo nk'ifu mukobwa ntihamba ndaje imbwa mumbabare mumbwire niba kiri hano jyewe Yicaye hari ukizana icyo nimba hari muhatana ndamuzana nanjye mwibariza shaka impamvu hiti Ah, ni hiti se? jyewe ni dore yirutse kuri nzovu Inzovu yaramukatiye ejo narinjye no kubabuza mu kiganiro Inzovu arambwira ati uzanabaze akazi ko mu rugo Ati- bakaza kwihamba ku bantu bana Inzovu yarabyanze nzovu we yarabyanze yarambwiye ati noheli ntabwo nakorana nawe. baramwotsa ubwo nabuze n'abandi nuko yakari ari kiraburira njya ubwo ni Noheli wamwokeje na nuzana yaka abo nibo tuzi ubwo Nzovu hari se n'abandi Nzovu bagenda ntabwo yagiyeyo? bamwotsa oya nzovu sova ari imizura akuzi ko shyiramo Nzovu n'umukobwa nzovu ntabwo yamwemera akuzi ko Nzovu urangikira umwemerera Nzovu ari ntabwo ajya mbabarira, afata abakobwa babi mbabarira. afata abakobwa bazima uramuzana wese umuzana ndambahuza Se wamuzi. njye kuza mu kiganiro cya kabiri kandi njye kumuvugisha muzanye mubwire mba sawa sawa n'iminota yuzuye ntabwo nabo wabaye nka Nzovu bamukaritasi oya pe usoze uzura mukobwa abakunzi b'Agatago TV rero ni uko bubiri imyitwarire ya yakana dusaba yarayegukanye yo guhaguruka mu kiganiro ntaribi kugira ngo byorohe nk'uko mbyemere mbazanire nde imba mwitane ngo Liliana ha cya gihoga cy'amajimbire kandi muzanire kamera kadusoza abakunzi bacu rero kadusoreza aha dazi tuze kubana mu kiganiro kindi cya kabiri yari Smart Boy na Panta kuri kamera katubana mu biganiro bitaha bye bye